Ni inkuru mbi, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'akababaro ku mukobwa wo mu karere ka Muhanga yabashije kuba yafata abajura batatu bari kubasha kuba bakwiba ibitoki by'iwabo, biza kurangira uyu mukobwa abashije kuba yabica, akabasha kuba yababuza ubuzima bitewe n'uko ngo babashije kuba bafatwa biba ibitoki mu rugo rw'iwabo. Byatangiye gute? Byagenze gute kugira ngo bisange babashije kuba bakwisanga mu murima w'uyu mukobwa, akabasha kuba yababuza ubuzima bitewe ngo nuko yabashije kuba yabafata bari mu murima w'iwabo, birangira amuteye icyuma, undi abasha kuba yakwiyirukira, birangira aho yateye icyuma abashije kuba yabura ubuzima. Mbere na mbere ko dukomeza kuba twabaheriza amakuru avugwa muri aka karere ka Muhanga, aho uyu musore yabashije kuba yakwicwa, nuko ngo bigitangira ngo uyu musore yarabashije kuba yajya kwiba igitoki kuri ruriya rugo, ngo yarasanzwe abasha kuba yajeyo ariko atarafatwa, bitewe n'uko ngo bari babashije kuba babazengereza cyangwa se barabajogoroje mu bajura basanzwe biba muri urwo rugo, ngo bari basanzwe bahora bazamo baje kuba basahura ibyo muri urwo rugo, ariko babasha kuba bababwira ko ngo umuntu uzafatwa azariha ibyabuze byose, kandi ngo azabigiriramo ingorane zikomeye kandi zidasanzwe. Ariko muri aka kanya tuvugana rero bikaba bigaragaye ko babashije kuba bafatwa, umwe akabasha kuba yahaburira ubuzima, babwira ngo kirazira kuba mwafata icyo mutahawe cyangwa se icyo mutagizemo agaciro mu byo kuba wabasha kuba wategura ibyo kurya, kandi utabashije kuba wagira icyo wakora na kimwe, ugashaka kuba wasarurira abihingiye ukabasha kuba wabarisha nabi. Ntabwo ari byiza, bitewe n'uko ubusambo butemewe mu gihugu cy'u Rwanda kandi bugira amategeko abuhana, bitewe n'uko uba wangirije indangagaciro nyarwanda. Kanda ku buto subscribe kandi no kunzegera kugira ngo dukomeze kuba twabahereza amakuru akomeje kuba yavugwa muri aka kanya, kandi kuri uyu mugoroba tukomeza no kuba twabahereza amakuru akomeje kuba yavugwa kandi yakusanyijwe. Muze kugira ibihe byiza.